ese ni irihe banga Adamu yari yarahawe kugeza aho inzoka ishatse guca kuri Eva kugira ngo ijye gushaka iryo banga? Ibanga Adamu yahawe ni irihe? Ese wigeze wibaza icyatumye inzoka ijya gushaka Eva idashatse Adamu bwa mbere? Kubera iki itahise ijya kuri Adamu mu mwanya, byagenze gute? Igisubizo rero kiratangaje. Adamu hari ibintu yari azi inzoka yashakaga kandi itayifiteho ububasha. Ibintu rero ntabwo byari byerekeye urubuto gusa nk'uko twabwiwe, ahubwo byari ubutwari, ubuyobozi, ubwenge, ububasha. Iyo ufite ubwenge, byanze bikunze n'ubuyobe nabwo buba buhari. Ahari guceceka rero niho irindimuka ritangirira. Inzoka yari ikeneye ibanga ryari kuri Adamu. Ni ibanga. Kuki rero bifite agaciro uyu munsi? Ni kubera iki? Aya ntabwo ari amateka ya kera, ahubwo ibya kera nyine bigaruka mu bihe by'imperuka. Nibyo biri kugaruka abantu bibaza kuki inzoka yagiye kuri Eva ntize kuri Adamu bwa mbere, byagenze gute? Iryo banga yashakaga ni irihe? Iyo abantu rero batazi ibintu bafite, nk'ubu ushobora kuba ufite ibintu byiza, ufite impano utazi, byanze bikunze ababireba birebera kure, ahubwo baguca muri humwe bakabikwaka. Nibyo Satani nawe yashatse gukora. Nk'imiryango iragwa iyo inshingano zabo batazitayeho, ibihugu nabyo bigacika intege kubera ko ububasha n'ubushobozi cyangwa kwita ku bintu babitereranye. Ariko iyo abantu babimenye, ukamenya ibintu, ukamenya ibanga, ukamenya ubwenge, ukamenya ibintu byinshi, byanze bikunze uratsinda. Hari benshi bibeshya ko ibintu byose bibaho kubera impanuka. Mwene abo bantu bibeshya ko ibintu bibaho kubera impanuka nibo batsindwa. Abantu baracyari mu ngaruka zo kuba mu kinyoma. Na n'uyu munsi ibinyoma byinshi twapakiwemo batubeshye nibyo bigira ingaruka ku bantu benshi cyane. Ijambo ry'Uwiteka ritwereka ko Imana yavuganye na Adamu mbere y'uko Eva anaremwa, mbere y'uko avanwa mu rubavu. Nk'uko twabivuze ubushize, Imana yari yamaze kuvugana na Adamu kera. Imana yaramubwiye, ntuzarye ku bintu byose nakubujije. Imana irabuza nde? Inabuza Eva kuzarya nawe ku byo yabujije Adamu. Ni ukuvuga ngo Adamu niwe wari wahawe ububasha n'icyizere kivuye mu ijuru, yarahawe n'ibyo azakurikiza byose kugira ngo ibyo bintu abishobore. Eva rero yaje kumenya iby'ayo mategeko bivuye kuri Adamu, ariko bidavuye ku Mana direct nk'uko byagenze kuri Adamu. Urumva Imana yabwiye Adamu bibaho, arabimenya, noneho Adamu nawe aza kubyigisha Eva. Noneho ya nzoka bavuga nk'inzoka twaje gusanga tubona ko ari nk'umumarayika waguye, byaranemejwe, bimaze kuvumburwa n'abantu benshi cyane. We yakoze iki? We yararebye aravuga ati, reka turebe, hari ikintu kibura muri ibi bintu Adamu yabwiye Eva. Ariko noneho yirinda kujya kuri Adamu kugira ngo agende kureba Eva, kuko yari azi ko yajya kuri Adamu, Adamu nawe ahubwo ari guhita bitahura ibyo bintu inzoka yashaka gukora, ibyo bintu uwo mushukanyi w'umumarayika waguye yashaka gukora. Ariko ukuri nyakuri ntikuvugwa. Reka turebe rero ko kuri kutavugwa n'ukuye. Hano hari ibintu bihabanye. Kuki inzoka itagiye gushuka Adamu ari we wari ufite ubutware kandi Adamu yari ahari? Ariko nanone Adamu nawe aricecekera. Byatewe n'iki? Arareka biraba, ntiyagiye kinabikoraho kugeza biriya bintu bibaye, tubwirwa ko Eva ari we wakoze gushuka Adamu. Yamushutse kandi ari we wari warahawe ibanga bwa mbere. Ibi rero ntabwo bigendanye n'ubuyobe gusa bavuga iyo nzoka yabateje,
umumarayika waguye, ahubwo icyabaye nuko bivugwa ahubwo ko bijya kuri Adamu kubera ko ari we wataye inshingano yari afite. Tukanguha urugero, iyo umuyobozi yicecekeye ibintu bigapfa, ni ukuvuga ngo iyo bipfuye bizajya kuri wa muyobozi. Sekibi nawe abonerana abarinzi iyo abarinzi banze kugira icyo bakora ku bintu bibi biri kuba. Urabona nk'irebeye ikintu kibi byanze bikunze kikugiraho ingaruka kubera ko wanze kugira icyo gikoraho. Adamu rero nawe niko byamugendekeye kubera ko yararebera amaze kurebera ntiyagira icyo abikoraho. Eva ahita ajya kugira ate, ajya kuri rwa rubuto tuvuga twumva aryaho, niho ingaruka zavuye. Ibi rero bitwigisha ko ubwenge iyo ufite ugomba gukoresha icyo uzi ukagikoresha buri gihe, ugaharanira kuzuza inshingano zawe. Reba nk'iyo Imana iguhaye kugira ngo usigasire ukuri bitagushyize mu bantu rero, bitagusangije abandi, byanze bikunze abandi nabo bajya mu buyobe. Ariyo mpamvu ubona tuza hano gake Imana yaduhaye tukabavunguriraho, kuko tuzi neza ko yaba umwe cyangwa babiri harimo wenda abazabona umucyo kubera ko twavuze. Ya nzoka rero cyaro ntaho yagiye, ahubwo yahinduye imikorere yayo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Turabibona ryabanga naryo rirahari, ntaho ryagiye, nuko benshi ahubwo bataryitaho. Ikibazo wakwibajije ntago ari cyo inzoka yakoze cyangwa yakora, ahubwo dore ikibazo wagombye kwibaza uyu munsi. Weho ni igiki usigasiye uyu munsi kugira ngo kitangirike? Ikintu Imana yaguhaye uyu munsi ubona ugomba gukoresha kugira ngo utazagira ingaruka nk'izo Adamu na Eva bagize kubera kutita ku bintu. Ikintu usigasiye uyu munsi ni iki? Uragifite uyu munsi? Abantu rero tugomba kumva inshingano zacu atari ukumva uburenganzira. Inshingano n'uburenganzira biratandukanye. Iyo Imana iguhaye inshingano ikwizeye, ntawe ugombera kusaba uruhushya. Ukuri kwacu rero, ukuri Uwiteka dushyizemo kuba kuri aho ngaho gusa, noneho babandi bakubona twe tutaragukoresheje bakakugira intwaro iturwanya yo gushaka kuturangiza. Niyo mpamvu iyo uzi ukuri gushyire hanze hakiri kare, kuri butanga imbere cya kinyoma nikijya kuza gisanga ukuri kwa gitanze imbere, kure ntibibe bikikugizeho ingaruka n'imwe. Iyo rero ucecetse byanze bikunze ujya mu buyobe, bakakurangiza. Niko bigenda, ugomba kuvuga, kubera ko iyo uvuze bantu bashaka no kugushuka babona ko byanze bikunze ufite ukuri, ufite ubumenyi kuri ibyo bintu bashaka gushukamo, baranigenyeserera bikarangira birukanze bahunze. Ubwenge rero, ukuri bigomba gusigasirwa, atari ukuvuga ngo turiyumvira ko gusa bihari tuzabishakira igihe dushakiye. Bisigasire, ubikomereho, ubisangize abandi. Isi yacu uyu munsi rero ihura n'ibizazane bya buri munsi kubera kutagira umuntu wita ku bintu ngo abazwe ibintu, noneho nawe atange igisobanuro cy'uko ibyo bintu byakoreshejwe. Nk'urugero, umuntu ashobora kubwira ati dore ngwaye ijambo ry'Uwiteka, cyangwa nkubwiye ngo usome ijambo ry'Uwiteka, ugeze he? Ese ko wakangutse? Hari abandi wakanguye? Byagenze gute? Ntabwo dushukwa n'ibinyoma gusa, ahubwo turangizwa no kuba banibindeba. Kutita ku bintu nibyo birangiza abantu. Tufite nk'urugero, kwa kundi uhora usunika ibintu, nzabikora ejo. Biriya bintu nibyo byica ejo hawe hazaza. Sigasira ukuri rero. Kugusigasira kandi ni amahitamo yawe, kuko yaba weho yaba n'uzaza ejo mugomba guhitamo ukuri, mukagusigasira, mukagusangiza abandi, kugira ngo dusigasire ukuri, hato Satani atazatujyana mu irimbukiro nk'uko akataje ashaka kujyana abantu bose mu irimbukiro. Nkakubwira nti rero,
inzoka rero umumarayika waguye ntabwo yagiye kuri Adamu uwo mwanya, ahubwo yararebye aravuga ati buriya reka mfatirane Eva kubera ko byanze bikunze ntabwo afite amakuru yose ahagije, kandi na Adamu nawe yari ahari ntiyagira icyo abikoraho. Ariyo mpamvu tuvuga tuti iyo ufite ubumenyi ufite n'ukuri ntubisigasire uko bikwiriye, byanze bikunze iyo umuntu aguciye muri humye arabikoresha akaguteza ibibazo. Urumva rero ko byavuye hose, urumva Adamu na Eva byabagizeho ingaruka, yego bombi, ariko urumva ko iyo Adamu aza kubisigasira akarengera Eva ntabwo aba yarwaye mu mutego w'umwanzi Satani ari wo mumarayika wigize uwo mucyo kandi ari uwa Satani. Ngaho nguko rero shaka ukuri kwawe, ubwo bwenge bwawe Imana ikuvunguriyeho ubisigasire, umenye kubikoresha, umenye ko umubisha ntaho yagiye, yanzoka iracyahari ibirekereje. Wa muntu ubukurekereje ugucunga buri munsi ibyo ukoze byose, intambwe uteye, ibyo ugezeho byose akaguhigira ni amakuru amwe neza ateye neza nk'ibi bintu byabaye kuri Adamu na Eva, niyo nzoka ari umumarayika waguye kugira ngo bamuyobye. Nuko rero nawe uwo muntu niba akuziho ikintu, hari amakuru ufite utakoresha, akabona ko utabikoresha, wa muntu ubona ko ufite impano, ufite rya tara ryawe ya nyenyeri yakayireba, akabona nturi kuyikoresha uko bikwiriye, ashaka aseserera kugira ngo akurangize. Ntube rero nk'uko Adamu na Eva byagenze, ahubwo kanguka uvuga uti reka nanjye noneho urumuri rw'abantu b'Imana Imana yaguhaye, maze uzagire ejo n'ejobundi hazaza ubuzima buzira iherezo, ejo hazamere neza kugeza igihe Umwami Kristo azagaruka uyoborane nawe wemye kandi nta musoso uri mu mudendezo. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyo.